nongeye nguhaye ikaze wo kuri iki biganiro ku Muringa TV, ibiganiro bigufasha mu buzima bwawe busanzwe n'ubumenyi runaka ku buzima. Nkakubwira ngo ubuzima niwo mutungo dutunze iteka, fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None ndakubaza ngo niki waburutisha? Ntacyo rero, kuko ubuzima ni byose. Ndi Josh Ishimwe. Reka uyu munsi tubane mu kiganiro gito ariko cy'ingirakamaro cyane. Niba utarakoze subscribe kuri uyu murongo nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari w'ubumenyi runaka. Uyu munsi tugiye kuvuga rero ku ndwara y'ubumuga bwo kugira uruhu rwereruka cyane, ibi bizwi nka nyamweru cyangwa se abangaba bazi nka ba nyamweru, ni indwara y'uruhu. Mwagiye mubyumva mu bihugu bimwe na bimwe, abantu benshi bagiye bavugaho indwara, bagiye bavugaho nyine amateka menshi, bakabavugaho n'ibintu byinshi. Hano hari ikiganiro gito nagiranye n'umuntu ufite ikibazo ku ndwara y'uruhu, anasobanurira wenda uburyo ari indwara nawe byagiye bigora kugenda yakira, ariko noneho by'umwihariko turaza no kurebera hamwe ubundi indwara imeze ite, iterwa n'iki, wayirinda ni gute, ubundi umuntu uyirwaye aba ameze. Hari abantu batekereza yuko wenda kuba asa kuriya bishobora no kwinfluensa cyangwa kugira ingaruka ku ruhu rwe, no ndavuga ku bwonko bwe, ariko ntabwo bifite aho bihuriye n'ukuri. Tugiye kureba ese indwara ikora nyine izite, ese hari uburyo wakwirinda kugira ngo uzabyare uwo mwana, ese byagenze gutyo ni ibiki wafashisha umuvandimwe cyangwa se undi muntu uzi ufite iki kibazo cy'indwara y'uruhu. Hari n'abantu batazi yuko buriya n'abazungu habamo ba nyamweru kandi nabo ubwabo ari abazungu. Ni kubera ko uruhu rwawe ruba rusa nkaho rwose rwatakaje melanine yose, nta kintu na kimwe kiba gihari. Ubu usanga rero babangamirwa cyane rwose no kuba izuba ryabarasaho, ariko si n'izuba gusa, haba harimo ikibazo gikomeye. Uzarebe n'amaso akunze kugiramo ikibazo, ugasanga n'umusatsi nawo biraza kugorana cyane. Ni indwara rero cyangwa se n'ikibazo cy'uruhu, nicyo gituma avuga ngo ni ubumuga bw'uruhu, ariko nta kindi kintu by'influencer aba ari icyo kibazo nyine umuntu yavukanye. Umuntu ashobora gukora imirimo yose akagaragara nk'abandi ndetse agakora byose. Mwagiye mubona abantu bagiye baba bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo ariko bagakora imirimo yose. Rero ntago icyo kibazo gishobora kuba cyahindura byinshi. Rero umuntu ufite ikibazo cy'uruhu cyangwa se aba bakunze kuvuga bafite ikibazo cy'uruhu abanyamweru, ni umuntu nk'abandi. Mu bihugu bimwe na bimwe nyine usanga babareba nabi, bakaba bagora, ariko nko mu Rwanda abonye ko hari n'amashyirahamwe yabo abafasha kugira ngo biyumve kandi bumve ko bagomba gukora imirimo ibafasha ndetse no kurinda umuntu uwo ari we wose wababangamira. Usanga bisa nk'ihohoterwa rikomeye, ariko ubundi mu by'ukuri ni abantu nk'abandi. Icyakora ntawabura kuvuga ko nabo hari igihe babyitwaza bagatangira kujya basabiriza mu gihe bimwe na bimwe baba bashobora gukora imirimo. By'umwihariko turavuga ku bice bimwe na bimwe by'abantu bo mu bihugu bitandukanye, ariho rimwe na rimwe wasangaga benshi banababangamira, ariko mu Rwanda bwo ndumva nta muntu wakoresha iyo turufu kugira ngo ahari abe yabikora. Ese kuba nyamweru biterwa n'iki ubundi? Mu bisanzwe rero mu mivukire yacu habamo ibice bibiri by'uturemangingo. Habamo rero utwiganza tukigaragaza, batwita dominant, n'ututigaragaza twitwa amarecessive. Rero bigenda bite iyo rero mu guhura kw'intangangabo n'intangangore habayeho ikibazo cyo kwivanga nabi kwa twaturemangingo tugena ibara ry'uruhu, ibi bizwi nka melanine. Icyo gihe umwana avuka ntawe afite cyangwa se ntatwo afite, nuko rero ibara rye riba gutyo. Ubwo urumva nibwo hahita hazaho icyo kibazo cy'uruhu. Ubwo nta n'umwe uba waradominiye undi, ariko umwana aba yaramaze kwirema, noneho melanine ishyiramo, uri ubwo aba yakomezanyije rwa ruhu hari rusa nk'urutazasohoka. Ariko reka ndeka kubivuga gutyo nk'uwaba ari gutera urwenya, ahubwo nuko habayeho ikibazo cyo kwivanga ka twaturemangingo tugaba cyangwa tugena ibara melanine. Icyo gihe rero umwana avuka ntatwo afite, aribwo nyine aba afite iki kibazo cy'ibara ry'uruhu, akaba afite ubumuga bw'uruhu cyangwa se ari nyamweru.
Kuba nyamweru rero no kutagira melanine niwo musemburo nyine utanga ibara umwana aba akomora ku babyeyi be. Ubwo rero wa mwana aza ameze nk'udominnye rwose, ugasanga nyine nta mubyeyi n'umwe yafashe ibara rye cyangwa se yafatiyeho uruhu, ariko ibindi byose biba byaramaze kwirema. Noneho wakwibaza ngo ese kuba nyamweru byakwirindwa? Kuko nk'umubyeyi n'umugabo n'umugore cyangwa umusore n'inkumi bashaka kubana, ushobora kwibaza uti ese bakwirinda kuba babyara nyamweru? Ikibazo rero nk'uko bigaragara mu bushakashatsi cyangwa se abaganga babisobanura mu buryo bwiza, bize ibijyanye n'iby'imyororokere ariko mu gice kijyanye n'uburyo bwo kororoka ku bantu biturutse ku masano ndetse n'uburyo bw'ubwihuze ku miterere y'abantu ndetse no ku ruhu n'ibindi byose bijyanye nabyo, bavuga ko rwose bitashoboka. Oya, kuko ntituba tuzi ni akahe karemangingo kazagira ikibazo mu mikorere y'umwana mu nda. Ubwo rero ese kuba nyamweru biririndwa? Mu buryo bumwe wasubiza oya, kuko nta kintu wabikoraho, biba bisa nkaho ari ibyaremwe n'Imana. Ubwo nyine ni gutyo, uretse wenda ko abantu bashobora kwirinda ibintu runaka bishobora kuba byabakururira wenda byakongera ibibazo byinshi, ariko umuntu akubajije gutyo ikibazo rwose ni oya. Umuntu ashobora no guhita akubwira ese wa mugani ibyo bintu biravurwa? Ko wenda umuntu ashobora guhita abona ari ikibazo gikomeye cyane akavuga ati wenda se reka njye kubyivuza, noneho byagoranye cyane, wenda n'aba bafite ikibazo cyo kuba abanyamweru akaba ari ubushobozi buke, ariko ashobora kujya ahantu bakamukoraho. Nubwo tekinoloji igeze kure aho abantu bashobora guhindura ibintu byinshi, remwe n'ibyerekeye ibyo twakwisa nk'uturemangingo bakasa nk'aho baduhinduraho gakeya, ariko mu ijambo rimwe ntago bivurwa nabyo, oya. Icyakora bitewe n'uko uruhu n'amaso biba bidakora neza, ahabwa ubufasha bwo kumurinda izuba nk'amadarubindi akingira imirasire y'izuba, asabwa kwirinda kujya ahantu izuba ry'igikatu, ashobora kongererwa ubwoko bw'amavuta ashobora gufasha uruhu rwe cyangwa ibindi byose bikamufasha, ukabona ko aringaniye abanye nabyo. Ariko mu buryo bumwe kuba byavurwa oya, kuko rwa ruhu ruba rumaze kwirema. Mbese ni nk'uko buriya uturemangingo sano twawe cyangwa se uturemangingo fatizo twawe ntago duhindurwa. Nubwo abantu batekereza ibintu byaje by'amaplastike sajari, umuntu ashobora nko kujya kwa muganga bakamuhindura umugore yari umugabo, amahormone bakahindura n'ijwi byose, ariko buriya kuri DNA yawe nta kintu bahinduraho. Ibi bintu byose rero bisa nkaho bakora inyuma. Burya ntago wavuga rero ngo ese umuntu yavuka ari umugore ngo nyuma akazaba umugabo. Ushobora kuvuga ati wenda yego, kuko hari ibintu bashobora gukora bisa nk'ibyakunganira ubuvuzi, nubwo byaba bihambaye cyane bikorwa biranakorwa, ariko mu by'ukuri burya ntago uba uhinduye uturemangingo ndangasano twawe cyangwa se uturemangingo fatizo twawe. Ni nk'uko uku nguku ubona nk'abantu baragiye bakitukuza, ugasanga umuntu yaritukuje ariko akabyara umwana wirabura. Ni ukuvuga ngo nyine wowe waritukuje, nubwo wajya mu cyumba bakagukorera amaplastike ibintu byose bakabihindura, no mu maso bakakubaga bakaguha isura y'umuntu ushaka we ari we wese, wenda w'umuzungu rwose runaka, ariko wowe kuri wowe mu maraso yawe uri umwirabura. Ubwo rero ntabwo wabasha kubihindura, ahubwo ukomeza kuba gutyo. Rero nabyo ni gutyo twasubiza. Hari ibintu bikunze kuba ikibazo cyane, ari naho mu bihugu by'abaturanyi cyangwa se n'ibindi hirya no hino muri Afurika ho bifite icyo bihuriyeho no kuri aba bantu banahohoterwa. Ese kuba nyamweru hari aho bihuriye n'ubwenge? Reka da, ni umuntu nk'abandi rwose. Ibitandukanye n'uruhu n'amaso n'umusatsi, naho indi mikorere y'umubiri ni imwe gusa. Ushobora kugira ihungabana bitewe n'uko umuryango umufata, bityo bikamutera guhindura imyitwarire, imikorere y'ubwonko. Mu gihe rero ahuye nabyo ntabwo wabihuza n'ubwonko. Niyo mpamvu mu gihe ubyaye umwana ugomba kumwitaho birenze uko wita ku bandi, kugira ngo abone ko nawe ari umwana nk'abandi, bimufashe mu gukoresha neza ubwonko ndetse no gukomeza kuba yakumva yuko nawe ari umuntu witaweho. Ntiyumve ko kubera ko afite itandukaniro ry'ibyamubayeho yumvise ko nawe asa nk'uri inyuma yabo. Burya buri muntu wese umuha package mu bubiko cyangwa se umugenera ikintu kimukwiye. Rimwe na rimwe rero iyo umuntu akwiye iyo affection irenze y'abandura yimuha, burya ni ibintu by'ingenzi. Nk'uko ushobora kuba uko wafata umwana w'umukobwa ariko atari ko wafata n'uw'umuhungu, ibyo ni ibintu byumvikana. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo niringaniza ngo ryo kuba wenda ngo washyiramo ikimenyane. Oya, imiterere y'umuntu n'uwo ari we ishobora gutuma nawe hari uburyo umufata kugira ngo agere ku rwego rw'undi, bitewe n'uko undi wenda we hari urwego runaka agezeho. Ubusanzwe, 'Ubusanzwe, 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 'Ubusanzwe
umuntu aba agomba kwita ku wundi bitewe nabyo. Rero hari ikindi kibazo wakwibaza ngo ese nyamweru yabyara umwana utari nyamweru? Ushobora gukunda umukobwa ufite ikibazo cy'uruhu rwose nimba ari na sheri wawe, cyangwa ukumva rwose muri kubana ari umuntu ufite umutima mwiza mwarabanye ukumva ntiwamuhemukira, gusa nanone mu mutima wawe ukumva udashaka kubyara umwana wa nyamweru. None twakwibaza ngo nyamweru yabyara umwana utari nyamweru? Ubusanzwe habaho ubwoko butandukanye bwabo. Hari ubwa nyamweru 100%, hari n'ubwo bw'abanyamweru ariko imisatsi ari mizima, hari n'abagira mu mboni y'ijisho gusa, hari n'uwe ku musatsi n'amaso ku ruhu ari ibindi bintu bisanzwe. Iyo rero ababihuje babyaranye, akenshi rimwe na rimwe biba bifite amahirwe menshi y'uko bashobora kubyara umwana usa nkabo. Ababihuje bya bindi bya nyamweru 100% baramutse babyaranye cyangwa bakabana, akenshi byadomina kuko twabonye ko uruhu rutangwa n'ababyeyi bombi. Rero burya ntago igiti kigwa kure, urubuto rugwa kure y'igiti cyarwo. Akenshi babanye ari babiri kubera ko umwana domina uruhu rw'ababyeyi, abo bantu rwose babyara umwana ufite urwo ruhu, birashoboka. Ibyo byo rwose ni ibintu byumvikana cyane. Ni nk'uko umuzungu n'umuzungu bigoye ko babyara umwirabura. Ubwo rero ntago bishoboka rwose. Ariko rero rimwe na rimwe iyo ari umuntu ufite icyo kibazo n'undi wundi we ntago babyara rwose umwana ufite icyo kibazo. Ubwo rero ufite sheri wawe wowe utari nyamweru, icyo gihe mubyaye mwabyara umwana mwiza nta kibazo. Udafite icyo kibazo cy'urwo ruhu, ntago mvuze ko n'uwo nguwo atari mwiza, ariko umwana udafite ikibazo cy'urwo ruhu rwose niwe mwabyara. Ubwo rero ngayo nguko ni abantu nk'abandi bashobora gufasha. Nimba ari ufite sheri wawe cyangwa se inshuti yawe, mube hafi umufashe. Ni ikibazo runaka nk'uko twabivuze hejuru cyo mu miterere y'ubwireme bw'umuntu mu itangiriro, nta kintu umuntu yagihinduraho, ariko ntacyo gihinduye nanone ko kuba umuntu agomba kubaho ndetse nawe akagira ubuzima buzira umuze. Nyine nk'ubu nkanjye ninjye mu rugo turi batatu muvukana, ariko turi batatu, ariko njye wavutse mbere. Ufite icyo kibazo muri famille yari nanjye njyenyine, umva byari haso nyine udari ibisaza mviye nyine atabyumva neza, ariko hari ahantu duhurira buri mwaka yagiye babona abandi nyine agenda byinjiramo gake gake. Ubwo nk'ishyirahamwe runaka n'ubundi muhuriyemo. Wowe wabyakiriye ute gukomeza gusanga ari gutya wisanze, ariko bikajya binakugora kwibona muri sosiyete, by'umwihariko n'ababyeyi buriya hagiye hazamo ako kabazo? Nyine iyo winjiye iwanyu ukabona umwe aciye aha ashaka kukwikoza, akabona nyine uri nk'igicibwa iwanyu, si ibyo mere wawe gukurebaho abiwanyu nyine bo mubana mu rugo. Ariko hanze muri sosiyete uratambuka uvuze gutya gushungereye, ariko nyine uko ugenda ukura bigenda bishira. Ni ikihe kintu kibi navuga ngo cyagutsitse umutima muri uru rugendo rw'ubuzima n'ubundi wumva cyakubabaje cyane, wenda ushobora no gushyiraho ukomozaho ukavuga uti abantu uko biri kose, uko umuntu gutandukana kwacu ntabwo kwatuma utsikamira uwo mudahuje cyangwa mudasa? Ni ikihe cyakubayeho biturutse ku ruhu rwawe cyangwa kugaragara? Ese nahawe kato cyane kabisa. Hari ikintu nyine kimwe kigeze kigutusha cyane cyangwa ni byinshi? Kera nigeze kujya ku ishuri, hari umujene twiganaga, ngeze mu wa 3 primaire, umudahura n'umunyakenya, kinyangurira amandazi, anyigiza mu modoka. Sinzi boro yaneye nyine ngewe nongeye kwicura mbona ndi mu rugo tu. Mu rugo utazi? Oya, urwanyu. Undi wa muhungu twatanaga nyine babonye ninjiyemo bafunze, avuze induru, baraza bankuramo nyine, ariko uwo mujama yahise acika nyine ntako bamubonye. Hari igihe kigeze kugera musumbirijwe cyangwa abantu bafite babana n'ubwo bumuga bw'uruhu basumbirijwe mu bice bitandukanye, ntekereza ko wenda ari muri icyo gihe wiyumva gute cyagiye by'umwihariko byari bikomeye? Rose ko navaga no mu nzu, navaga mu nzu bamerekeje, ko hari abandi bapetewe twari duturanye ari ku Gisozi bajyanye babiri bavukana. Baragiye barabura? Barabuze burundu. Uwo munsi rero ntabwo nagiye gusohoka mu nzu nyine, nabuze ati wapi. Ntagiye wigeze ugira ipfunwe
ku buryo byasaba ko rimwe na rimwe hari uko witwaraga ugenda wihishe, wenda se ushobora kwambara ibintu bigupfuka hose kugira ngo oya ngende proud y'uruhu rwanjye. Ukomeje ku kantu nkunze cyane, uturi proud y'uruhu rwawe. Ni urugendo rukomeye cyane, ntabwo dushaka kubyinzikamo cyane ngo tubivuge. Noneho ubu budasa bwawe wisanze kuri uyu mubumbe utandukanye n'abandi, nubwo hari n'abandi muhuje nta kibazo, ariko bituma hari umuntu ushobora kubona akabona ko nyine utandukanye n'undi muntu ari kureba. Ni ikihe kintu noneho ushobora kubibyazamo umusaruro? Hari ikintu ujya utekereza ko noneho ahubwo wabukoresha mu kugira ngo wiyubake? Nyine urenge uba umuntu w'umugabo, nyine birege ko kuba utwitekerezaho cyane cyangwa bigutera ikibazo. Nyine wenda nk'urugero, hari abantu bavuga yuko abantu dufite karazi za white, nyine umuntu nyine atabasha gukora ibintu bivunanye cyangwa ibindi bintu runaka. Ariko nyine ngiye bisaba yuko gukora, waba wavunitse utavunitse, mu gukora ukavuga ati umusaruro n'uyu nguyu. Buryo nyine na babandi bo hanze ibyo bagukekaho atari byo bereka. Tuvuge niba umuntu nyine avuga ati ntashoboye, mubaza ikintu ushaka yuko ukora kugira ngo abone ko ushoboye. Kera nyikora ikiyede, nageze kujya gukora ahantu umugabo arandeba anyuma akazi. Avuga ati wapfuye ntabwo wakora ikiyede, ntabwo wagishobora. Amaze ati se kubera iki wahita utonyoka? Narasetse nyine narasetse gusa nyine mbabaye. Ndavuga ati ntari wowe kime, ningira ikibazo ntabwo ndi bukubwire ngo mvuze. Nyine narakoze nyine, bigeze nimugoroba barampemba, ahita na tipu nyine avuga ati kabisa wowe nabonye witinyuka. Avuga ati buriya nuko nyine dutandukaniye kure, ariko ahandi hose aba ari ibintu bimwe nyine dutandukanira kuri kare gusa. Ciao mugire impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga. Tuzakomeze kubana mu bindi biganiro. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndi Josh. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kure mu muryango mugari w'abantu bafite ubumenyi ku buzima n'ibindi bintu runaka bishobora kugufasha, kandi dukomeze kugira amagara mazima.